Kuri Rayon Sport twabanje kunyura mu mateka na documentaire twumva uko bimeze. Ni special Rayon Sport tugiye kwinjiramo kubera ko dufite na mugenzi wacu mu kanya twohereje Nyanza aho Rayon Sport yavukiye. Hamwe mwumvise ku cyuzi cya Nyamagana Shanwani yayibatirije ndetse akayandi amabara y'ubururu n'umweru, naho turaza kumva bari iyo batubwire uko Rayon Sport bayifuza. Ariko Migambi, Rayon Sport igiye gutora umuyobozi mushya. Tumaze igihe tubona abareyo abagabo bayoboye Rayon Sport bavuga bati twagarutse mu bintu byacu, turongeye turagarutse, tuzanye imbaraga nimba dukoze kugira ngo twubake indi Rayon Sport. Mbere yuko tujya mu nyirizina muri inde ukwiriye gutorwa ndetse n'icyo yagakwiriye gukora, ariko tubanze duhere kuri modo Rayon Sport iyoborwamo. Ese Rayon Sport yakongera kuyoborwa muri bwa buryo kuvuga ngo tugire perezida ufite amafaranga uzajya ushoramo dufashe mu gihe bikomeye, cyangwa modo nk'imwe ya Patriote navugaga mu kanya yo gushyiraho board of directors, Rayon Sport igashyiraho umuntu w'imishinga ndetse ukordona byose w'umu-CEO? Ni iyihe modo nziza yabera Rayon Sport muri ibi? Ubu muri ibi bihe Rayon Sport bikeneye byombi, kubera ko nk'iyo uvuga ya CEO wayikorodona kayishakira imishinga yibyarira amafaranga. Ntabwo ibyo ari ibintu bikorwa dijuro random, ntabwo ari ibintu bikorwa utekereza nimugoroba ngo mu gitondo bite bitanga umusaruro. So niyo mpamvu ikeneye, impamvu mbivuze ngo ikeneye bombi, kuko ntugomba nanone no kuzaheranwa no kuvuga ngo hazabamo umuntu w'umunyamafaranga, kuko utangamo amafaranga yafate mu mufuka we buri munsi ashyiremo, buri ejo bwire ejo buke yongera ashyiremo, cyane cyane ko n'umupira umaze kutwereka yuko utangiye kugenda ugera ku yindi level isaba amafaranga menshi. Simbona rero umuntu wabishobora kubikora ibyo bintu. Abonetse byaba ari byiza, ariko simbubona. Niyo mpamvu mvuga ngo mu gihe gito, kuko hakenewe proje y'igihe gito na proje y'igihe kirekire. Bivuga ngo muri icyo gihe gito baba batekereza iyo mishinga yo kubyara amafaranga, haba ba bantu nyine bayegera, kuko n'ubundi ukurikije nuko uyu muyobozi wayo wayiyoboraga aho yari amaze kugeza aho bari bageze, ntabwo ari iyo urebye ntabwo ari ibintu byinshi byakabaye bikenerwa, ariko si na bike ku buryo wenda wavuga ngo byava mu mufuka w'umuntu umwe, wenda umwe we ku giti cye, ariko habonetse umuntu ufite ubushobozi, kubera ko burya iyo abantu bajya kuguha babanza kureba icyo nawe watanze. Yego. Uwo muntu rero afite ubushobozi akagira icyo yashyizemo, bituma motiva n'abandi nabo kugira icyo batanga, kugira ngo icyo cyuho kigenda gisigara gitoya cy'amafaranga babashe kuba bakigira, ariko bakanagaruka noneho gutegura proje y'igihe kirekire ariyo yazajya ibyara amafaranga, ariyo azatunga ikipe, ku buryo mu gihe kizaza yazava muri iyo mode yo kuvuga ngo iyoborwa n'umuntu ufite amafaranga gusa. Kubera ko buriya Jean Claude na Rigani, nagira ngo mbabwire wenda ko muri n'abato, ariko musa n'abaheraho isi igeze uyu munsi, ariko uko isi iyo uyihereye nka na mbere, yego, nkatwe nk'igihe twenda gito, natwe twenda ntituri bakuru cyane, ariko buriya wenda kugira igize icya kabiri cy'ikinyejana ntabwo uri wari byinshi wabonye. Ibyo mvuga rero ni ukuvuga ngo urabona wenda kera ikipe yabaga ikenera, wasangaga nk'umushahara itagira muri miliyoni. Buriya nka jenoside yabaye, umushahara wa Rayon Sport utaragera no kuri miliyoni y'amafaranga. Biraza nibyo koko, wenda ushobora kuvuga utari ku iyo miliyoni icyo gihe yakoraga ibintu bikomeye. Icyo gihe ubutangiye kugendera kuri pouvoir d'achat y'igiceri cy'uwo munsi n'igiceri cy'uyu nanone n'ivunjisha uko ryari rihagaze, ibyo byose ukabishyira anje, ariko nabwo ntibyorohaga kuri ayo mafaranga twita ko ari make kuboneka. Noneho rero ubu ngubu aho umupira wageze, aho usanga umukinnyi arimo ahembwa n'amafaranga aruta iyo abayobozi bakuru bo mu gihugu. Aho ushobora gusanga rwose umuntu ahembwa amafaranga wenda aruta y'umuyobozi w'iki kigo turimo cya RBA, ari umukinnyi w'umupira. Ibyo bintu rero ni ibintu abantu bagomba kwitondera, bagahindukana n'ibihe.
tutazasigara buriya njya numva abatanga urugero barutanga ku gihugu cya Tanzania kiri hafi aha ejo bundi nahoze nsoma kuri classement nsanga ni shampiyona ya 6 iri muri Afurika mu mashampiyona ahemba neza. Urumva ibyo byose rero bituma umupira niba dushaka kugendera muri ibyo bintu yego ibintu byitwa ko ari umuntu umwe watunga ikipe byagorana niyo mpamvu ndavuga ko impamvu nifuza uwo muyobozi nkanjye nk'umukunzi wa Rayon Sport ndifuza umuyobozi muri iki gihe gito igihe haba hakigwa imishinga minini wafatira iyorore none Rayon Sport igakomeza ntigwe mu bihombo cika intege ariko higwa imishinga minini. Migambi hashize igihe kitarenga ukwezi cyangwa niba kurenga iminsi mike aribwo tubonye Rayon Sport abagabo bayiyoboye bafite n'ubushobozi bw'amafaranga bafite n'ubushake bwo kuba bayiyobora bongeye guhaguruka baravuga ngo twashyize hamwe turavuga rumwe duhagurutse kubaka Rayon Sport yacu. Abantu baravuga ati ubumwe bw'abariyo ni bwiza burakenewe kugira ngo ikipe ikomeze kuba nziza, ariko hari impungenge z'uko ibiza kuva mu matora bishobora gutuma bwa bumwe butaba bugihari. Bashyize hamwe ariko noneho hamara kugira utorwa bwa bumwe ntibube bugihari akaba bamwe bari buze kujya mu kindi gice bavuga ngo ntabwo ari kunguta twabishaka. Ibyo bibaho nk'abantu ubundi nta nubwo abantu haba miliyoni 5 n'igihugu niyo mpamvu habaho demokarasi hakaba amatora hakaba ibyo ni ibisanzwe mu bantu ntabwo abantu bose bahuriza ku kintu kimwe ariko iki ni kinini ngiye numva nyenderaho kiri positif nuko bizi yego barize aba Rayon Sport barize niba batarize baba bataziga n'umunsi n'umwe ukurikije ibyababayeho niba bitarabahaye isomo ubwo baba bafite amatwi afunze yaba icyo kintu cyabo nticyazanatera imbere. Iyo mwari mugeze mu kintu cyanyu mwari kibahuje aho kugira ngo kibahuze kikabatanya mukakirwaniramo burya nibyo nkuko abanyarwanda babica mu mugani ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. So niba izo ntambara zarabaga hagati yacu ntanjye ntikuyemo tuvuge ngo hagati yacu twese twagombye kuba twarakuyemo isomo kubera ko ikipe yacu niyo itaratereraga imbere. Buriya hari umugani twize kera abantu hari bize kera mu gitabo niba nibuka neza cyabaga mu wa 4 primaire aho umusaza ngo yari afite abana be 12 agiye kwitaba Imana asana inkoni 12 arazirundanya noneho akajyaho umwana ngo buri mwana ngo azivune yazihambiranyije buri wese zikamunanira buri wese izo nkuni zaramunaniye yigeze abasha kuzivuna ariko noneho agezaho arangije arazirambura hamwe azikuraho arazitandukanya noneho uwahereje imwe akagenda yivuna icyo byasobanuraga ko abereka yuko nibashyira hamwe ubwabo ari 12 bazakora ikintu cyiza ariko nibitandukanya ntago bazakora ikintu cyiza bazagira intege nke. Ni ukuvuga ngo rero Rayon Sport biratureba yuko dushyira hamwe kugira ngo dukore ikintu cyiza. Ni twebwe tuzica ikipe yacu igihe tudashaka gushyira hamwe. Ubundi kumva yuko umuntu yayoboye ubundi nyoberwa n'icyo abanyamupira tunapfa ko umupira wacu w'u Rwanda nturagera ahantu byari inyungu ngo uvuge ngo kanaka wayoboye yungutse ese ko nabanaga na Claude Kwizigira akaba twategaga moto twembi none akaba yayoboye Rayon Sport nkabona yaguze VWT icyo gihe ahubwo nkaba namugirira ishyari. Ni ikibundi mukuru kurikije uzi ko buriya ikintu usanga abanyamupira bo mu Rwanda bapfa ucyanarije neza wasanga ari ubuswa donc muri vocabulaire nyayo n'ubuswa kubera ko ari uyobora cyane ko nk'ubu ugiye kuramutswa Rayon Sport nk'urugero ejo mu gitondo ku wa mbere mu gitondo najya ku biro ntabwo azasanga ibisubizo ahubwo azasanga ibibazo atangire kutakira mu mutwe hajyemo za equation zo gusubiza zo gukemura ibyo bibazo. So abantu rero bakwiye kumva yuko bakwiye kujya hamwe bagafashanya gukemura ibyo bibazo aho kugira ngo n'ugiyeho ujye kumunaniza kumva yuko
arwane no gukemura ibibazo ikipe ifite, anarwane no gukemura ibibazo natwe ubwacu b'imbere tumutera. hanyuma Riga, mbere y'uko amatora aba, mbere y'inama y'inteko rusange y'abantu, hari ibyo baganiraga, hari ibyo batekerezaga, ni mwuka ki uhari mbere y'uko amatora aba? Abareyo ndabona nka hano kuri YouTube yacu barimo baravuga ngo twamaze kubimenya, ngo Paul Muvunyi ni uri butorwe, abandi bati Tadeo n'abandi. So ni mwuka ki, niki kirimo kiraganirwa mu bareyo hano hanze mbere y'inama y'inteko rusange iterana? Migamba avuze ikintu cyiza. Yego. Abareyo bose iby'ubuyobozi uko buri butorwe barabitegereje nk'uko natwe tubitegereje. Ndimo ndavugana na Ruben Ngabo ngira ngo turebe ko yaza kuduha iminota mike, yambwiye ko ari overloaded, afite ibintu byinshi, ariko aza kuturebera wenda nibimukundira iminota nk'itanu mbere yuko dusohoka mu kiganiro. Ariko abareyo bose uba perezida si we kibazo. Yego. Niyo mpamvu n'amazina menshi ari kugenda avugwa, bamwe bati Gacinya, abandi bati Tadeo, abandi bati Muvunyi. Ntabwo uri kubona hari aho abafana bavuga ngo oya uwo ntabe perezida, ahubwo ikibazwa ni kimwe. Yego. Araba perezida ariko ikintu cyitwa ishyamba rijya rikunda kuvugwa, ikintu cyitwa abantu batemeranya nawe, ariko noneho bagahita banakora ikintu kimeze nka opposition. Yego. Kuko burya icyo Migamba avuze nemera, ntabwo n'ubundi abantu natwe urabizi niyo dutegura ikiganiro, abantu ntibakumve tuderivaringa ngo batekereze ko twemeranyaga mu gikari ibintu byose. Lorenzo avuga ati ariko twagahereye aha, nkavuga noya kuwa mbere mureke duhera aha, nawe uti ariko bimeze uku, tukaza kureba la majorite ese igishoboka nk'abantu, kuko ntituza gusoza tutagize icyo dukora, ari cyo turi bukore byanze bikunze. Dufata iki? Wenda rimwe ukabana avuga uti naho mbifashaho icyemezo nk'umuyobozi, reka duhera. Yego. Muri rusange si ihame ko akantu kose bazakemeranyaho, ariko ntabwo bisobanuye ko nanone akantu gato batemeranyijeho gahita gatandukanya bwa bumwe bwabo. Nicyo abafana bo bashaka, barifuza ko utorwa wese bagume muri wa mwuka umwe, bakomeze bashyire hamwe. Yego. Migambi ikintu avuze kirakomeye cyo kwiga. Ejo nakubwiraga ko bavuga ko umunyabwenge ni umuntu wigira ku makosa y'abandi. Yego. Ukareba ko yatakuye umuntu ko yakoze iri kosa bikamugeraho ingaruka ibibazo cyangwa ingaruka nk'uko bivuga, nabikuramo irihe somo ku buryo nge ntazamera kuriya. Hanyuma bakavuga ngo umuhanga, yego, we noneho yigira ku makosa ye. Yego. Urareka bati okay nakoze iri kosa ubwanjye, noneho ikigaragaza kuri umuhanga nuko utarisubiramo, ahubwo urikuramo isomo noneho rikazakubera imbaraga. Bya bintu uvuga ngo ikitakwishe kiragukomeza. Ikintu nyine kuba cyarabaye kibi cyarabaye nibyo, ariko se ndakora iki noneho? Abareyo rero fondasiyo ya byose, Migamba bivuze neza, nanakunda ko icyo kintu cya ownership bacyumva kugera no kuri wa muturage wo hasi, wa undi rwose bibereye bweye, aravuga ati reyo yacu kuba ari yabo, ntawe bayisiganya, nta n'uwo bavuga ngo yakabaye yaradukoreye ibi ntiyabikoze, ubwo rero ikipe yacu wenda yaraguye kubera ko hari urwego runaka ruyirebera rutakoze ibyo rwagombaga gukora. Icyo gihe bikwiye kubahereza igisubizo kivuga ngo ni ugushyira hamwe, kuko gushyira hamwe hanze aha ari nacyo bambazaga, ni cy'abafana bakomeje kwibaza, ari nacyo bakomeje kwifuza. Uri butorwe wese, za prime zatangwaga nkuko Migamba bivuze, hari realite. Twese twakwifuje kubona amakipe afite uburyo generating amafaranga bidasabye buri gihe ko abantu bateranya ngo 100, 200, hakaba hari uburyo ahubwo iryo zina Rayon Sport uko kuntu ikomeye iryo zina ryayo bishyira ku rwego rw'uko yabyara amafaranga. Ibyo nibyo, ariko mu gihe bitarakunda, mu gihe bitaraba, hari realite bagomba kubamo ubu ngubu, ari nayo bari kubamo. Yuko Muvunyi azana ibyo 300, Sadata agashyira 100, Gacinya 100, undi 50, undi 200, bagateranya bakagenda bagakora izo miliyoni 3 enye, bakavuga bati nimutsinda buri mukinnyi arone 100,000. Bigumeho uko kuntu bavuga ngo turaza gushakira ibisubizo hamwe,
uku kuntu bashyize hamwe nicyo gitumye batsinda match 6 zikurikiranya babona amanota 18 bazitsinda batinjizwa n'igitego bakipinga ama clean sheet kipe ubona ko yatangiye kuba ikipe nziza. Ibi rero byitwa ubumwe. Yego. N'uwangareyo icyo nicyo yayima. Hano hanze rero yego impamvu ubona bareyo nta nubwo b'amatora bayatindagaho. Niyo babwira ngo Roger agumeho dukomeze aba basaza bamubi inyuma gahoro gahoro dusunike tuzabikore sezirange barakubati cyane bikubwira ngo umufana n'icyo abashaka. Ntashaka kumenya ngo president ninde kuko nkoreje ntibari bamuzi. Ntashaka kumenya ngo SG ninde, arashaka resultat. Kandi resultat ni nazo burya nkuko Migamba bivuga zizanatuma iyo mishinga migari bashaka kubaka n'uwashaka gufatanya nabo yakwemera kuza kubasanga kuko nta muntu wishimira kujoining ikintu abantu batagikunze batagihaye umutima kuko ibimenyetso afana babikwerekera hehe ku kibuga. Iyo utsinze baraza, watsindwa ntibaza. Iyo ufite produit ushaka ko bakonsoma bayikonsoma kuko bemeranya nawe kuko bari gutsinda nyine kuko babiri muri mood. So ntekereza ko icyo abareo bifuza ari nacyo natwe cyatumye tuzana umuntu dufata ko ari umwe mu nararibonye muri Rayon Sport uzi byinshi. Icyo bifuza ni nacyo nawe ari kuvuga no gushyira hamwe. Miga Rayon Sport yari ifite uko yari sanzwe iyobowe. Ejo bundi Jean Fidel yareguye kubera impamvu z'uburwayi, ariko uri buze gutorwa asanze Rayon Sport imeze ite, ihagaze ite, arahera kuki? Ngewe wenda sindi bujye mu mibare y'amafaranga kuko ntago nyifite neza mu bitabo nkuko uyu mwana Rigani yarabivuze. Ikipe nyine igihari tubona ni ikipe iri mu kibuga, irimo irakina neza, iratsinda, ifite abakinnyi beza. Ari nacyo nanashimira buriya hari kamere muntu iragorana cyane cyane yuko nibyo Rigani yararimo avuga ati umuhanga nuwemera amakosa yakoze. Yego. Akanayigira ku makosa ye. Bwa rero noneho n'umunyabwenge nkuko ibitabo by'Imana bibitubwira nuwemera yuko ikintu wenda atemeye iyo kigaragaye yagombye kucyemera cyeretswe n'ibirimo kuba. Yego. Nashimira rero ku bantu bakoze baguze abakinnyi, baguriye abakinnyi Rayon Sport cyane cyane yuko ikipe ya Rayon Sport atari ikipe igira ubushobozi bwinshi. Bigaragara yuko nko mu kibuga uko mbibona ni nkanjye Migambi. Yego. Wenda mwebwe abanyamakuru cyangwa se n'abandi observateri bari hanze bafite uko babibona, ariko ngeyo mbonye nko ku rupapuro ku kibuga navuga ko Rayon Sport ari yitwaye neza ku isoko ry'abakinnyi muri uyu mwaka. Yego. Ngewe niko mbibona. Kuko abayaguze facts zirahari bari mu kibuga kandi barakora neza. Iyo buriya ikintu cya mbere kigora mu ikipe y'umupira ni ukubona abantu batsinda ibitego babirema. Yego. N'undi mu mupira wo mu Rwanda twabonye yuko ibyo si nta buvumbuzi waba ukoze, ubwugarizi barabuzi. Yego. Ubwugarizi barabuzi kuva kuri ikipe imanuka kugera ku ikipe yatwaye igikombe, kuko akenshi niyo ukurikiye statistique mu match yabo kwaba usanga batsindanye igitego kimwe, bibiri kimwe. Ni gake cyane wasanga ikipe mu Rwanda yatsinze ibindi bitego bine. So kuba Rayon Sport rero ifite ubu ngubu uyu munsi ikipe iriho ishobora gukina wakubakiraho, nibyo hari uturankine nkuko n'ikipe yose na Real Madrid iradufite, na Paris Saint-Germain iradufite, na Bayern de Munich iradufite, na Barcelona turimo tuboniri en pleine forme iradufite. Bari utwo bakosora ikaba none ikagumiza ikiyongera ku bushobozi bw'imikinire. Ntago ari ukuvuga ngo izabirangije. Abo rero icyo iragisanze. Wenda iby'imibare y'amafaranga kuvuga ngo azasanga amafaranga yo gukoresha cyangwa se azasanga amadeni yo kwishyura, nta birarane, ibyo simbizi kuko ntago cyo mu bitabo. Ariko icyo nzi nuko iby'amadeni n'ibirarane mu ikipe yo mu Rwanda usibye wenda ikipe zigendera kuri leta, izo zindi ntago wabibura. Izitwa iz'abaturage, Rayon Sport, Kiyovu, Mukura, za Etenseri, ntago ibyo birarane byabura. Azarwana nabyo nkuko n'abandi barwanye nabyo, nibyo turagana. Abayobozi bose uko bagiye basimburana bafatanya Rayon n'ibibazo byayo.
yego nk'uko abayobozi bayobora igihugu iyo yasimbuye umwe afata igihugu n'amadeni yacyo n'ibindi byose na Rayon Sport rero nuko ibibazo birimo ni continuité du pouvoir nyene bahavaho umuntu akajyaho undi ubuzima bukendereye wenda rero sinzi imibare ngo ni amafaranga ngahe ni iki ariko ibyo muri make icyo nakwemera cyo nuko ibibazo azabihasanga. Rugajo Paul Muvunyi yigeze kuvuga ati twe ibibazo bya Rayon Sport ntabwo biba mu nyandiko no mu mategeko, twebwe ibibazo tugira ni amafaranga, ntabwo turi muri assemblée générale ngo tumenye ingingo bari bwigeho bigaho zose. Gahunda yabo ko iteye yirebe tuyinyuremo kubera ko iki kintu cy'amafaranga nicyo ngira ngo tuganireho, donc uhari n'uri buze agomba gushaka